cyambabaje nuko yaje afite inkovu ku mubiri, baramukubitaga, baramuryaga inzara, yari afite inkovu nyinshi ku mubiri. Umwana yarakubitwaga, yigeze kugira agahinda gakomeye, mbona araraka yafashe icyuma agiye kucyitera ndakimwaka. Yaragize umugore, umudamu we akajya abwira umukozi ngo nugaburira uriya mwana uzambona. Umwana Hello my people, mumeze mute? Njye meze neza, ni kuri Shyaka BTV show nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa wacu ntago ashaka kugaragara kuri kamera, ni uburenganzira bwe, ariko icyo dukeneye ni message, icyo dukeneye ni ubutumwa agiye kutubwira, ni icyo ashaka kutuganiriza. Uratangira wibwira abakurikira Shyaka BTV show, ubundi tubone gukomeza. Murakoze, ndi umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga ndera, Yego. ni umwuzukuru wanjye, ni umwana wanjye, ni imfura yanjye. Gerageza kumwitaho uko nshoboye kose kugira ngo adahungabana, kuko hari benshi usanga babatererana bikagaragara nabi. Urakoze cyane wa mubyeyi we. Si ngombwa rero ko tuvuga amazina yawe kuko ntabwo aricyo tugambiriye, ahubwo ndashaka ko udusangizaho nk'inkuru ho gatoya. Utubwiye ko uri umubyeyi urera umwana ufite ubumuga, ariko ntabwo ari uwawe, ni umwuzukuru wawe. Mama we mu kumubyara, ese we yabyakiriye mu buhe buryo? Ese uwo mwana ubu ngubu ari mu kigero kingana gute? Duheho, ese papa we bimeze gute? Tuganirize. Murakoze. Umwana wanjye yamubyaye ari umunyeshuri, yarageze mu mwaka wa 5 segonderi, aza kugira ikibazo cy'ubuzima. Twari turi kumwe, naramubanye ku mugabo utari papa we, aza guhura n'urugamba rwo kutumvikana n'abana b'umugabo wanjye, ava mu rugo. Aho yagiye rero kuba niho yamubyariye. Yarahungabanye nawe, areka ishuri, yari umwana w'umuhanga, bituma rero atwite ava mu ishuri. Uwamuteye inda yahise amubwira ko azamutunga akanamurihira ishuri agakomeza kwiga amaze kubyara. Yaramutunze koko, ariko amaze kubyara abonye afite umwana utameze neza, atangira kumwiyenzaho, atangira kujya amubwira amagambo atari meza, ndetse umwana yaje kumbwira nyuma ko ngo yajyaga anamubwira ngo kuki iyo nda itavuyemo, kubera ko havuyemo umwana ufite ubumuga. Umwana akomeza guhungabana, ariko nyuma amaze kugira umwaka niho yamwirukanye, araza agaruka mu rugo. Ndamwakira, umwana wanjye ndamwakira, murerana n'umwana we. Umwana amaze kugira imyaka 4 aravuga ati, kubera ubumuga yari yaranze kuva ku ibere, aravuga ati reka mujyane iwabo bamumfashe areke ibere, ave ku ibere. Iwabo ni ukuvuga kwa papa we. Amujyanayo, amugejejeyo aramwakira, ariko kuko yari afite undi mugore, umudamu we akajya abwira umukozi ngo nugaburira uriya mwana uzambona. Umwana bakamwibwira uretse gato, ni ukuvuga ngo uwo mwana ufite ubumuga bamujyanye kwa papa wiwe, birangira bamwicishije inzara. Mukase akajya amwicisha inzara. Ataramenya kugenda, atazi kuvuga, ntago avuga neza, ntago azi kuvuga, avuga buragi, ariko uwo bamenyeranye yumva icyo avuze kugeza ubu. Icyo gihe rero umudamu yabwiye umukozi ngo ntakagaburire kariya kana. Bamwicisha inzara, umwana yajyaga yikurura hasi, niba hari uko yatoraguraga tumuramira simbizi, kuko yaje kunanuka cyane, ageza aho umubiri umara nka lasitike ukurura. Umushira ntiyogaga. Ntago bamwitagaho. Ntibamwitagaho na gato. Yari afite umubiri w'inzobe, umwana ahinduka igikara. Umwana yarakubitwaga ku buryo hashize ibyumweru 3. Sinzi ukuntu papa w'umwana yaje kuba yatakoza, atagiye mu kazi, kuko ubundi yagiraga akazi gataha nijoro, ubwo bakamujijisha najye kureba umwana. Hashize icyo gihe niho yagiye mu cyumba cy'umwana,
abona akana kameze nabi cyane, kamukanuriye abona kameze nabi kararembye, ahita ahamagara mama w'umwana aramubwira ati areje undi wakumva ko umwana wawe yapfuye, ndatese yitwa n'iki umwana wanjye ko ari muzima, aramubwira ati ngwino duhure nkwereke uko ameze. Barahuye, uyu mwana yaramuteruye papa we mu Bigoma, yari amaze gusubira ibwana kubera kunanuka. Yagiye afite imyaka ingahe harya? Yagiye afite imyaka 4. Bamuterura mu Kigoma, bamuterura mu Bigoma ari nk'uruhinja kubera kwicishwa inzara ameze nabi. Nuvuga ngo impamvu yicishijwe inzara nuko yari afite ubumuga, no kubera ko ari ubwo bumuga, ko ntazi kugenda, ntazi kuvuga, kararyamye gusa. Ikintu cyababaje mama we amubonye, akana kamukubise amaso karamumenya. Mama we amukubise amaso arebye ukuntu ameze, atangira kurira, ahamagara kuri telefone ati mbega mama we, atubakubereka uko umwana ameze. Bitamubwira nti ameze atese, ati ndaje nkwereke. Yahise amuhereza 10,000 papa we, ati jyana umwana kwa muganga. Nta kindi yararwaye uretse inzara. Yaje mu rugo, umwana muha igikoma, umwana ndamwondora, umwana ngura imbuto, umwana muha ibiryo, umwana atangira gucya. Ikindi kintu cyambabaje nuko yaje afite inkovu ku mubiri. Baramukubitaga, baramuryaga inzara, yari afite inkovu nyinshi ku mubiri. Ni ukuvuga ngo abana bafite ubumuga mu ngo barahohoterwa mu buryo bwose bushoboka cyane. Uretse ko ubwo naravuze se udukora iki, umwana wanjye arambwira ati ma ntabwo ese tujye kubarega, cyangwa ati ma bihorere, Imana izamukiza. Nta kuntu warega umuntu ukurusha ubushobozi, ntabwo byakunda. Ngo turondora umwana arakira, amaze kugira imyaka 6. Icyo gihe amaze kugira 6 yari akiba, yabaga iwawe, yari mu rugo. Tutangira kumwigisha kugenda, tukajya dukora ibishoboka byose, akamujyana muri massage ku Muhima, umwana atangira mbese gutambuka. Ubwo rero yaje kumusigira aragenda. Yararebye asanga ubuzima burakomeje kuba bubi mu rugo. Urabona umwana mutahanye mu rugo, turamureranye n'umugabo, arakuze, arabyaye, abyaye umwana ufite ubumuga, tugiye kongera kumurera avuye mu rugo yashatsemo ntibishobotse, agarukanye umwana nawe ufite ubumuga n'ibibazo. Yahise agenda atanambwiye pe, ajya gushaka imibereho, ariko agusigiye wa mwana. Aha, urakoze rero kuba wa mwana weho waratangiranye nawe urugendo, mama we adahari, papa we adahari, byari ibintu bikoroheye, byari ibintu nyine hari support cyangwa se hari ubufasha bwa papa wiwe waje kubona, byari bimeze gute? Byari bikomeye cyane ku buryo umwana yaragiye asigira umwana, papa w'umwana ntabwo yahise amfasha, ahubwo umwana mbere yuko agenda, mama w'umwana mbere yuko agenda yaje kumurega mu buyobozi kugira ngo amufashe. Yemera ko azajya amuha 20,000 buri kwezi. Amaze kugenda ntabwo yahise yongera kuyatanga kuko we yayahaga ntiyari ahari. Byafashe intera yo kugira ngo nzabonane nawe, najya musaba ubwo bufasha, kuko nta bushobozi nabonaga mfite buhagije. Umusabe kuba yajya agufasha umwana amaze kugenda ntabwo ari hafi. Ni ukuvuga ngo papa w'umwana nawe nta kintu yigeze yongera kugufasha. Nagerageje kujya mu buyobozi, yemera ko azajya afasha kuko umwana amwemera. Cyakoze yagiye ampa amafaranga make cyane, mu 20,000 y'amagamo inshuro 2. Bigeze aho arabireka. None se mubyeyi, hano hanze hari abantu bazi ko nyine nta hohoterwa rikorerwa abana bafite ubumuga rikibaho, nko muri karitsiye, nko mu ngo barimo, nta hohotera wowe uretse ibyo ngibyo wenda byo kuba umwana we yaragiye kwa mukasi. Ese mu rugo yaba avukamo nta hohotera ribamo?
murakoze. Njyewe ndabibona kenshi. Hari bagenzi banjye duhuje ikibazo bafite abana bafite ubumuga tuganira. Umubyeyi umwe aherutse kumbwira ati ubu umugabo yarantaye aragenda atabamaze iminsi adataha mu rugo. ubwo icya mbere ihohoterwa rya mbere abagabo bata ingo zabo cyane kandi bikagira ingaruka ku bana. Icyo gihe rero arahangayika, niwe umwitaho wenyine, ugasanga aravunika, ugasanga nta bushobozi afite buhagije, umwana ntabone ibyo akwiye kubona ari kumwe n'ababyeyi babiri. Hari n'undi twaganiriye nanone arambwira ati ubu umwana ariga, kandi nubwo yiga ni njyewe ushakisha ibintu byose n'amakayi n'iki, papa w'umwana bari kumwe barabana ariko ntabwo amufasha, ntabwo amwitaho. Ati ahubwo niyo atashye uko yiga aba mu kigo, iyo atashye muri vakansi ati amwiyenzaho akaba akanamukubita. Ese uwo mwana ufite ubumuga uhora yicaye we aba amaze kubona mukuru, ni umwana w'umuhungu ugize imyaka 19. Mbese amukubita ati arambwira ati amukubita yicaye ati ariko ugasanga ndahaguruka ndahagarara ndasakuza ntirika uwo mwana nisigaho reka nkatesha. Urumva ni imihangayiko mu bantu bafite abana bafite ubumuga. Nanjye nakwiheraho umwana wanjye ageze imyaka 11 pe, ariko afite inkonda zihoraho. Iyo agize umuntu yegera akavuga ko igirayo utantera ibyo bikonda, nuvuga hari ihezo, umwana arahungabanye arababaye. Ubwo nkaba hafi nkamwambika bavete nkamwanagura, nuko ntabwo bitworohera. iyo udahari umwana ababayeho nabi ku buryo hari igihe ahita ajya mu buriri akaryama. nawe kandi ubwo yarabimenye ko mu rugo batamukunze. Ese nkawe nk'umubyeyi nta kintu ubona bihungabanya ku mwana ku buryo ejo cyangwa ejo bundi byamuviramo kwiyahura? kuko hari abo tujya twumva biyahuye kubera ko iwabo batabitayeho. noneho ku mwana ufite ubumuga, sosiyete nidahindura imyumvire urabona byerekeza he kuri ba bana? Birababaje cyane, abana barahungabana, agira umujinya uba ukomeye iyo abwiwe ijambo ribi cyangwa akorewe ikintu adashaka. Umwana ufite ubumuga ni wa mwana ushaka keya, ashaka abantu bamwitaho. noneho ukakumubabaza bituma agira umubabaro, bigatuma yanakwiyahura cyangwa atari ukubeshya. Yigeze kugira agahinda gakomeye, mbona araraka yafashe icyuma agiye kucyitera ndakimwaka. Yaragize umubabaro ukomeye cyane, ababaye ari kurira, ari umuntu umubwiye nabi, byari bikomeye cyane. ubwo rero ndasaba rwose abantu baba batwumva kugira urukundo, bagahindura imyumvire, bagakunda abana bafite ubumuga cyane. Si uba yarigize ko, ntabwo aba yarabihisemo. Ikindi ababyeyi birengagize ko uriya mwana ufite ubumuga ari amaraso yabo. Ababyeyi bumve ko intanga y'umugore n'intanga y'umugabo niyo ibyara umwana. Nimba agize amahirwe make akavukana ubumuga cyangwa akabugira nyuma y'uko avuka, ababyeyi tubyakire, tubakunde nk'abandi. Hari umubyeyi ugiye kwambika umwana ufite ubumuga akamwambika umwenda abonye usa nabi, utari mwiza, ushaje se, wa undi udafite ubumuga akamushakira umwenda mwiza kugira ngo bazajye banasohokana batemberane yambaye neza. Nyamara wa undi ufite ubumuga aho ari arabireba, iyo areba arababara, uwumva arababara n'amatwi ye akabyumva akagira agahinda. noneho bibabaje cyane ko hari ubireba atari buvuge, nibwo kakajinya agira, kagahinda agira, ugasanga hari n'uwikubitagura hasi kubera umujinya, hari n'ufata ishya akikubitagura, hari uwanze wikubitagura ishyi mu matwi cyane kubera umujinya agize, kubera ibyo akorewe bitari byiza. Yikubitagura kubera umujinya, ntabwo ari bwo bumuga bafite. Yego, kubera ibyo akorewe bitari byiza. Rero iyo umwana wacu tumubaye hafi arishima agaseka rwose pe. Njya mbabona ku bigo aho baba bari, abashoboye kubigeraho baraseka bakishima. Ubundi twakangurira ababyeyi
kureba ukuntu bahuza abana babo bafite ubumuga n'abandi aho biga n'abandi badafite ubumuga mu bigo, bakareba ukuntu mbese bajya bakina bajya bishima. none se wenda umwana wawe we ajya ku ishuri, Yego. wabashije kumushyira mu ishuri, wenda ni inzira ndende cyangwa se ni urugamba rutoroshye, ariko kuba umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga yamufata akamujyana mu kigo kirimo abana bafite ubumuga gusa, no kuba yamufata akamujyana mu kigo kirimo abana bafite ubumuga n'abadafite ubumuga bavanze, ubona icyiza ari ikihe? Ibyiza abana iyo bakiri batoya bagahura n'abandi bafite ubumuga bo batabufite, abafite ubumuga barishima bakabisangamo, n'abandi badafite ubumuga bakabareba bakabakunda bakumva ko nabo ari abana nkabo, kumva ko ari abana nk'abana, bagakundana bagasangira, mbese muri sosiyete bakumva ari abana bose ni abana kimwe. naho iyo babavanguye usanga iyo bavangura gutyo ku kigo bagera hanze bababona bakabitaza, bakabona bakabahunga ntibabiyumvemo, mbese ugasanga bashatse kwitandukanya. none si iyo urebye usanga bitazagira ingaruka kuba umwana nyine yararerewe mu kigo gifite abana bafite ubumuga gusa, kandi wenda ni pirimeri cyangwa se ni materineri gusa, ni ikiburamwaka, noneho yamara gukura akajya muri pirimeri isanzwe y'abandi bana badafite ubumuga, icyo gihe urumva yakisangamo neza, ubyumva ute nk'umubyeyi? Ese ntibidindiza umwana muri bwa buryo bwo kuvuga ngo reka mugumishe hariya ari kumwe na bagenzi be? Atinda kwiyakira iyo ageze mu bandi, bitinda kuza, biza gake gake, ariko abanza kwitekerezaho akibaza ati ese njye numva yakwibaza ati ese noneho ahanjeho ni noneho ni ibiki, ariko iyo yakuranye nabo akisanga muri bo bigenda biza akumva arabiyumvamo nta kibazo. Bishobotse bibaye byiza bajya babavanga buri wese akabyiyumvamo, nk'uko mu rugo umwana avuka afite ubumuga n'undi akavuka atabufite, bagakurana bakabarerana, ugasanga bose ni abana. Iyo ababyeyi babaye beza ntibabavangure, ndetse umubyeyi ureba kure akunda cyane ufite ubumuga kugira ngo amurinde umubabaro, kuko bwa burwayi bwe inshuro nyinshi bakunda kuba bafite mu mutwe, ikibazo mu mutwe, bwa burwayi bwe bwo kudatekereza neza nk'abandi badafite ubumuga bituma asa nk'uwigijweyo, abibona ukundi ntabwo abibona neza. Ukamukunda cyane ukamwereka byinshi byiza, ndetse ukajya ubwira ba bandi badafite ubumuga ngo mukunde uyu, yaba mukuru yaba muto kuri bo yaba mukuru kuri bo, mumukunde, bakamukunda cyane nabo bakamwiyumvamo. Iyo urukundo ruri mu rugo ku mwana ufite ubumuga, urugo rugenda neza, ariko iyo hajemo amakimbirane usanga abana bose bahungabanye. ni ukuvuga rero ko mu ngo mu rugo harimo umwana ufite ubumuga, amakimbirane niyo menshi. Yego, amakimbirane arahari cyane, usanga ababyeyi badahuza, umubyeyi w'umupapa n'uw'umumama ntabwo baba bahuza kuri wa mwana, ntabwo bahuza. Hari uvuga ngo iwacu ntabwo tubyara ibigoryi, bakavuga ijambo rikomeye ritari ryiza. Hari n'umumama ushobora kurakara akamubwira ati nanjye umenye ko ntawe nazanye, ubwo ugasanga barashwanye. Noneho hari umumama twaganiriye pe arambwira ati baho mvuka baranyanze, ni ukubera ko nabyaye umwana ufite ubumuga, ati ni imfura yanjye ntabwo nakwanga umwana wanjye. Baramubwiye ngo siga icyo kigo jyaho ugaruke mu muryango tukwakira uzabaho neza. Arababwira ati sinasiga umwana wanjye, sinakwigishura imfura yanjye, mujyane ibyanyu nanjye nzabaho ko Imana izabishaka. ubu ari kurera umwana we. Muri sosiyete hahandi dutuye hamwe tunyura, bakira gute umwana wawe?
hari abantu muri iyi minsi bagira impuhwe, bagira urukundo, hakaba n'abandi usanga nk'abantu kenshi badasenga ngo bigishwe urukundo cyane, ugasanga barashaka kubanena. hari n'uwo wigeze kumubona aguye yanga kumwegura kubera agenda adakomeye, aragwa, yanga kumwegura, yanga kumukoraho, ukabona aritaza cyane, aragenda kure cyane ngo atamukoraho, nimba wagize ngo namukoraho hari ikiriba kiri bumufate kibizi, ugasanga ntibamwiyumvamo neza, ukabona nabo bakunda bakagira impuhwe, we ugasanga aramuhakana ko ariko kose aramukunze, aramweretse urukundo cyane, ariko urebye ababakunda ni bake, ni bake cyane, ababakunda ni bake. Ese ziriya mpuhwe zo uzifata gute? hari abantu b'ababyeyi bagira impuhwe ku bana cyane, ukabona ni impuhwe nyine, ni urukundo, ni impuhwe z'uko rwose amubabariye, akaba yanakureba ati waragowe wa mubyeyi we, ihangane, harimo duhura amufashe akaboko tugenda akandeba, avuga ati nuko nyine ihangane, hakabaho n'uwavuga ati aha suriya we buriya yamubyaye ateze, buriya akavuga amagambo atari meza, ibintu bihabanye n'umuco. Hari abantu batagira umuco, usanga baravuga ibintu bidakwiye, babandi bakivuga amagambo mabi, ariko njye numva hajya hakunda kuba ibiganiro nko mu midugudu cyangwa se mu tugari, ibiganiro byerekeranye no ku bantu bafite ubumuga. Nicyo usaba nyine, ni nk'aho ari cyo cyifuzo cyane rwose, mba numva kugira ngo buri wese asobanukirwe wa muntu ufite ubumuga ko ari umuntu nk'abandi. Icyifuzo cyawe ni uko wabwira ubuyobozi, inzego z'ibanze kwegera abaturage no kubasobanurira ubumuga ni iki, umuntu ufite ubumuga umutwara ute, ibintu nk'ibyo. Ese wizerera mu bantu bavuga ko umuntu ufite ubumuga ntacyo ashoboye? Baribeshya cyane, abantu bafite ubumuga barashoboye, kuko niyo ari kwiga mu bushobozi bwe afata icyo ari kwiga. hari uwandikisha amano adafite intoki zo gufata, hari uwumva akavuga, hari n'utavuga agaca amarenga. Abantu bose barashoboye ukurikije uko abyumva, ukurikije ibyiciro by'ubumuga baba bafite. Noneho wowe uri umubyeyi w'umwana ufite ubumuga, ingorane z'umwana ufite ubumuga urazibona, n'ingorane z'umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga, dutandukanyirize nk'ibyo bintu cyangwa se utubwire ahantu bihurira. Ingorane z'umwana ufite ubumuga, ingorane ze ahura nazo ni uko atandukanywa n'abandi badafite ubumuga. Ikindi ni uko adahabwa uburenganzira nk'ubw'undi mwana. Hari n'igihe mu kurya usanga amushyira ku ruhande, bakamuha isahani ye ngo niyigire hirya ajye kurira, ushoboye kwigaburira. Udashoboye kwigaburira nawe bakaba babanza kurya bakitunganya, bakamuha ibiryo nyuma, ntibamwiteho uko bikwiye. Nabyo ni ingorane aba abona ahuye nazo. Kandi nanone nimba yiyanduje, ko benshi ntabwo bazi kwitunganya, ugiye kumutunganya akagenda amutunganya yivumagura, mbese yiciraguraho, avuga ati ubundi iki ngiki cyo urabona ukuntu uba wigize, urabona ukuntu uba wiyanduje, ubundi iki, kandi nawe si we. Umuntu mbese akamuha uburenganzira, nawe akamufata uko bikwiriye, kandi tukagira kwihangana. Ingorane z'umubyeyi rero ni nyinshi cyane, ni nyinshi cyane, kuko umwanya munini uwusiga ku mwana wawe ufite ubumuga. Ibitekerezo byinshi biba biri kuri wa mwana ufite ubumuga. Iterambere ry'urugo riradindira kubera wa mwana ufite ubumuga. Ni byinshi cyane bigaragarira ababyeyi. Imibanire cyangwa se imigenderanire ya wa mubyeyi ufite umwana ufite ubumuga n'abandi babyeyi muri sosiyete biba bimeze gute? Imibanire y'ababyeyi n'abandi badafite abana bafite ubumuga. Yego.
nkawe nyine uretse ababyeyi bafite abana bafite ubumuga mushobora kuba muhurira ahantu mu itsinda he, ese imibanire kwa kundi bashobora kugutumira ukajyana n'umwana wawe, ese nyine ubona babyishimiye, ubona tubwireho nyine nkawe experience urayifite. Yego ni ukuri pe, ntabwo bigaragara neza iyo umujyanye, babifata nabi kuko baba babona ko agiye baramunena, ntabwo babona uko ameze neza, kumugaburira ni ikibazo, kunywa icyo kunywa ni ikibazo, ikindi mbese baba babona ko mutuzuzanya neza, mudahuye neza. aho se ntihaba ugiye wambaye neza, wenda umwana hari uwicara hasi agahaguruka akongera akakwegera, hari n'utambagira kubera akajya mu bandi bakayibana nabi ngo noneho yazanye wa mwana we kutuvuyanga, bakaba babyibazaho, akaba yagenda se kubera kudasobanukirwa n'ukuntu yitereye, akaba yafata ikintu cy'abandi kitari icye, ugasanga barijujuse barinobye, ariko wowe nk'umubyeyi ukabura mucunga ukihangana, ariko abagira impuhwe barihangana akamubwira ati mureke, wajya no kumukura ati mureke, ariko uwo mwana mwihorere. aho se ntibyaba bigabanya imigenderanire yawe n'abaturanyi mu misabanire, bakaba batinya kugutumira bikanga ko wazazana wa mwana, cyangwa se nawe ntujyeyo kandi bagutumiye? ibyo biraba cyane, biraneze, kuko inshuro nyinshi abantu bafite abana bafite ubumuga abenshi baba ari n'abantu baciriritse badafite ubushobozi, rero hari igihe batanagutumira kuko babona wenda nta kintu murushije. ariko se buriya ababyeyi bafite abana bafite ubumuga nibo baciriritse gusa? nta bantu twita ko ari abakire kandi bafite abana bafite ubumuga? Yego, ariko wenda mu buryo bw'imibereho biba bigoye par raporo n'aba bandi. hari n'abavuga wenda ati reka twe kumurenganya, nawe yifitiye umutwaro, nawe afite byinshi, bivuge ngo wa mwana atenda ntakiri umwana yabaye umutwaro. Yego, benshi barabivuga, barabyibaza bati se twakurenganya nawe tubona uremerewe, benshi barabivuga, nanjye hari ababimbwira. nk'amagambo bakubwira kumva aragukomerekeje nk'umubyeyi, ugahita utekereza ute se iyo babibwira umwana we byari kuba bimeze gute? ni nkayahe? benshi barifashe, ntabwo bagikunda kuvuga amagambo menshi, kuko bazi ko bisigaye birahanirwa, hakaba amagambo asimbura amabi bavuga bakayamenya bakitwararika, ariko ashobora guceceka kuko ntumva, yagera hirya aho ntumva akavuga, akagira nk'ijambo yavuga, cyangwa akongorerana n'uwo bari kumwe, cyangwa wanakebuka ugasanga bari kubitegereza, bari kubareba, bafite ibyo bari kuvuga. Ntabwo byabura mu bantu, yirinda kuvuga cyane, ariko ntabwo byabura. mbese turi kuvuga wenda nkawe mu mibanire yawe n'abana bawe, even n'umutware wawe, kuba warakiriye wa mwuzukuru wawe, nta kintu byigeze bihinduraho? baramukunda, baramwakiriye? urumva ntabwo ari 100%, naho haracyarimo iheza kandi ari mu rugo. uko bimeze, kuko nimba ari umwuzukuru ntabwo ari umwana, bavindimwe bavukanye, rero ntabwo byabura mu muryango, ntabwo kabura, gusa nuko umuntu yabirebye akomakoma ati musigeho, mumenye ko ari umwana kandi mumenye ikibazo afite. ariko intambara ntabwo zijya zibura mu muryango ufite umwana ufite ubumuga pe. intambara zo ni nyinshi. birumvikana, urugero wenda nko ku mwana ufite ubumuga ukiri mutoya, hari amagambo bamubwira akamuhungabanya, even urumva nawe w'umubyeyi hari ayo wumva ukumva utakifuza ko wa mwana yayumva, bitewe n'uko hari uburyo ushaka kumurindamo.
ese mu bana yigana nabo bubona yisanzuye cyangwa ava ku ishuri n'ubundi ubona atari sawa akagera mu rugo bitari sawa, aho ku ishuri biba bimeze gute? ku ishuri umwana aba yishimye cyane, arisanzura cyane, n'abarezi noneho baba babakunze babiyumvamo, babaha keya cyane, babakorera ibishoboka byose, ahubwo umwana ntiyifuza no gusiba kujyayo kubera ko ariho yishimira. ntiyifuza gusiba, ntiyifuza ko na vakansi yagera, yumva ahubwo bishobotse yanakwiberayo, yakigumirayo. bivuge ngo kwita ku mwana ufite ubumuga bituma nawe bimwongerera urukundo, bikamwongerera kwishima muri we. Urumva iyo mwamwitayeho mu rugo yakumva ko nyine kujya ku ishuri bamwitayeho, yagera no mu rugo bakamwitaho. Urumva ni urugamba, ni urugendo rutoroshye tutatangiza kano kanya ngo duhite turangiza. ariko reka nk'uko wabitubwiye ngo hari amagambo atakivugwa cyangwa se batinya kuvuga ku karubanda, reka twizere ko n'ibindi bizagenda neza, buhoro buhoro bizaza. ariko reka dushimire leta yacu, turashimira leta y'ubumwe yavuganiye abafite ubumuga pe, ntabwo itagize, nta kitakoze, na n'ubu biracyaza, ibyiza biri imbere. yego. nyine hano rero tuba turi gusangiza abantu ubuzima buri hano hanze, kugira ngo hataba hariho abantu wenda bumva ko ibintu bimeze neza gusa. ntibimeze neza gusa ariko ntibinameze nabi cyane, kuko ubu hari abavuye mu bikari bajya mu mashuri. gira ubutumwa uha umubyeyi ugifite wa mwana yakingiranye mu cyumba mu gikoni. ni ukuvuga ngo umuntu wese watwumva cyangwa se wagira icyo amenya, ndamukangurira ko yakora uko ashoboye, agakora umwana mu rugo mu nzu, ntakomeze kumuhisha, kuko ibigo byakira umwana, hari ureba, hari utareba, hari uwumva, hari utumva, hari ugenda, hari utagenda. ibigo birabakira kandi bakabukora ibishoboka byose. ko bavuga ko amashuri yabo ahenda? arahenze pe, ariko hamwe n'Imana, hamwe n'abakorerabushake, hamwe n'abagiraneza birakunda, biremera. aho se nese ubundi ibigo bya leta bisanzwe hano bisanzwe bya primaire ntabwo abana bafite ubumuga babakira? cyangwa ababyeyi baba bafite igihunga cy'uko batari bubafatire neza abana? amashuri ya leta hari ntabwo byakunda, kuko abana bafite ubumuga bakenera ibintu byinshi bibafasha. amashuri ya leta adashoboye kubona y'abana basanzwe badafite ubumuga, nk'utugare, za matera zo kubashyiraho, ibintu byo kubakoresha benshi urumva babitaho, bakabagorosa, bakabaryamisha, bakabahindurira amapampa bayambara, bakabambika amabavete abazambara. ntabwo ari amashuri y'abana badafite ubumuga byakunda, ntabwo biba birimo ibyo bikoresho. dusabe rero leta igire sapoti itanga ku babyeyi bafite abana bafite ubumuga, ibahe bya bikoresho basi. yego, umubyeyi azabitekerezaho neza, abidukorere, kuko agira urukundo, turabizi. abana badafite ubushobozi bafite ubumuga nabo bave mu rugo, ababyeyi nabo barebe ukuntu batera imbere. iyo umwana avuye mu rugo, umubyeyi arabohoka akajya gushakisha, akabona igitunga urugo n'abandi. mu ikindi gihe cyo gutaha akamenya ko agomba kumufata, ariko hari icyo yagezeho. ndashimira cyane ababyeyi babyumvise. nk'ubu hari umubyeyi nakanguriye gukura umwana mu rugo, yirirwaga mu rugo, ndetse kubera kwiruka cyane yageragezaga gushaka n'uburyo amushyiraho akaziriko ku kaguru kugira ngo atamucika. nanyuze mbibonye ngira agahinda gakomeye cyane, ndamuganiriza mwereka uburyo bizabigenza. ubu yavuye mu rugo ajya kwiranwa n'abandi. yaramuzirikaga?
niko byari bimeze kugira ngo arebe ko yagira akarimo akora mu rugo, umwana arirukanka cyane akanamubura. Ubwo rero yagezeho ndamwumvisha ndamuganiriza, ubu yagize amahirwe yo kugira ngo abone aho amushyira yirirwe mu kigo nk'abandi. Ubu umubyeyi arishimye cyane, umwana nawe ari kugenda ahinduka ukuntu, yongera kuba mbese neza, yagira imyumvire myiza. Uburwayi buri kugenda mbese bworoha kubera no kugira gute kwitabwaho n'abaganga. Ndashimira cyane ababyeyi babyumva bakita ku bana, ndashimira cyane abarezi bita ku bana bafite ubumuga. Hari umwitaho rwose ataranabyara ariko ukabona amukunze amwitayeho. Ndashimira rero leta y'ubumwe ni ukuri ikomeje gutekereza ku bana no ku bantu bafite ubumuga. Reka nabo ntabwo aribo, ntabwo biremye, ntabwo babihisemo, bavutse nk'abandi. nk'abagabo batase ingo, ubu tubabwire iki kibazana nyine, ni iki wabiratisha nko ku mwana wawe, ubona hari inzozi nziza ubona ku mwana wawe, hari ibyo ubona ashoboye, ese nka papa wiwe wenda nimba adashaka kuza nko kumureba, ukabona nyine ameze nk'utabyitayeho, ugira ikintu umukumbuza, mubwira ati umwana ufite ubumuga, umwana wanjye ubu ngubu yamenye gusoma, azi kwandika izina rye, azi gusoma biri kuza. Ejo n'ejo bundi azaba yateye imbere, yageze mu rundi rwego. Ni ukuvuga ngo ashobora kuzaba umuntu ukomeye, akagera mu rwego rushimishije, ugasanga bamwe bari kumwifuza, ugasanga rwose umwana ateye imbere, azatera imbere rega, kubera yuko yitaweho nyine. aragowe rero uriya muntu. Umubyeyi rero uretse umwana ngo ameze ukuntu atameze neza, nagira ngo mubwire ko nawe nubwo ameze neza ntabwo hari icyo yatanze ku mana. Mutangariza amakuru. Nagira ngo mubwire ko ejo n'ejo bundi umwana nubwo afite ubumuga azagera mu rwego rushimishije, kandi azatera imbere nawe ugasanga hari icyo yigejejeho, ndetse akaba yagira n'icyo ageza ku muryango. Ibyo byose birashoboka. Yitegure ko hari igihe azaza kumusaba imbabazi akanazimwima. Byagorana, byaba bigoranye rero mubyeyi uri aho ngaho waranze gufasha umwana wawe ngo nuko afite ubumuga, ejo bikazagaragara wowe waje kumusaba akazi. Ibyo bibaho cyane. Waranze kumwitaho, waranze kugira gute. Ababyeyi twisubireho, sibyo? Twisubireho, dukunde abana bacu, twisubireho, dukunde umuryango wacu, kuko ni wa mubyeyi wabyaye wa mwana ntabwo aba yaramukuye ahandi, aba ari wowe nawe mwamubyaranye, sibyo? Ubwo rero byaba ari ibibazo utangiye gusaba uwo wimye. Ni ibibazo cyane. Imana ibidufashemo, buri wese yikontorore, yiyinire, yibaze yuko agomba kugira urukundo ku mwana wavukanye ubumuga cyangwa wabugize nyuma y'uko avuka. Nabyo bibaho. Ndi kumva nakoze ibintu byinshi, ariko bakunzi ba Shyaka Beauty Show nakagaruka tuzongera tumugereho, tumusure, tumwumve, twumve nyine urugendo rundi, kuko ibi atubwiye ni bike cyane, ariko nizeye neza ko ubutaha azatubwira noneho we mu iterambere rye. Ubu ngubu aracyari mu gushakisha, aracyari mu kugira gute, ariko azatubwira we mu iterambere rye bimeze gute. Aka kanya ntabwo yahita dutangariza ngo mu iterambere ryanjye bimeze uku nguko, aho duhuriye ntabwo yahita abitubwira. Ariko bakunzi ba Shyaka Beauty Show, ubutaha tuzaganira nawe cyangwa se n'undi batubwira cyangwa se batwereka ku mubyeyi ufite umwana ufite ubumuga mu iterambere bye bimeze gute, ku mubyeyi ufite umwana ufite ubumuga
yakisesinga mu kazi gute. Ntabwo biba byoroshye, murabizi neza ko abafite umwana aguma amwitaho, urumva ko kujya mu kazi biragoye, ariko hari uturimo tumwe na tumwe abasha gukora. Tuzabasura kuri tere ahantu baba bari gukorera imirimo y'amaboko ituma yita kuri wa mwana we, akanita kuri akiyitaho mu buzima busanzwe, ubuzima tubayeho muri Kigali, namwe murabuzi ni uguhiga. Tugushimire rero mubyeyi. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kumpa aka kanya. Yego. Abakunzi ba Shyaka Beauty Show, reka mbashimire mbikuye ku mutima kuba mwaduhaye umwanya wanyu, kuba muri kuduha ibitekerezo. Icyo tugamije ni ubuvugizi, icyo tugamije ni ukugira ngo duhindure sosiyete yacu, igire ahantu hamwe iva, igire n'ahandi ijya. Rero nakagaruka, bye bye, nawe utaha.